Nshuti bakundwa, mbibutse ko turi gusoma igitabo ubutumwa ku basore, tugeze ku gice cya 56 ubwenge nyakuri. Abasore n'inkumi bashobora kwiga amashuri ahanitse cyane yo ku isi, nyamara bakaba bababaswa ku mahame y'ibanze yari kuzatuma baba abaragwa b'ubwami bw'Imana. Ubwenge bwa muntu ntibushobora kugira uwo buhisha kuzinjira mu bwami bw'ijuru. Abagize ubwami bwa Kristo ntibagirwa abaturage babwo n'imigenzo n'imihango cyangwa kwiga ibitabo igihe kirekire. Ubu nibwo bugingo buhoraho, ko bakumenya ko ari wowe Imana y'ukuri yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Yohana 17:3. Bibiliya n'ubuhanga buhanitse. Ibyanditswe byo mu isezerano rya kera n'isezerano rishya bikwiriye kwigwa buri munsi. Ubuhanga bw'Imana n'ubwenge bwayo bigera ku munyeshuri uhora yiga inzira zayo n'imirimo yayo. Bibiliya igomba kuba umucyo n'umwigisha wacu. Igihe abasore bize kwizera ko Imana yohereza ikime, imvura n'umucyo w'izuba bivuye mu ijuru, bigatuma ibyatsi bimera, igihe basobanukiye ko imigisha yose ikomoka ku Mana kandi ko Imana ikwiriye gushimwa no gusingizwa, bizabatera kuzirikana Imana mu nzira zabo zose kandi bakorana ubudahemuka inshingano zabo umunsi ku wundi. Imana nayo izabima mu bitekerezo byabo. Igihe bavuga ku by'ubuhanga buhanitse, usanga abasore benshi bafite ubwenge burenze ibyanditswe bashaka gusobanukirwa inzira z'Imana n'umurimo wayo bakoresheje ikintu gihuje n'imyumvire yabo ifite aho igarukira, ariko ibyo byose ntacyo bigeraho. Ubuhanga buhanitse nyakuri n'ibyahumetswe biruzuzanya. Ubuhanga buhanitse bupfuye ni ikintu kitishingikiriza ku Mana, ni ubuswa nyamara bwigaragaza nk'aho hari icyo bumaze. Kimwe mu bibi bikomeye cyane cyibasiye inzira yo gushaka ubwenge no gucukumbura mu by'ubuhanga buhanitse, ni uko akenshi abantu birundurira muri ubwo bushakashatsi bageraho batakibona imico yo gutungana y'Imana n'idini ritunganye. Bashingiye ku mahame y'ubuhanga buhanitse, abanyabwenge b'isi bagerageje gusobanura impinduka mwuka w'Imana ateza mu mutima. Intambwe nto itewe muri iki cyerekezo izashora intekerezo mu rujijo rwo gushidikanya. Iyobokamana ya Bibiliya ni ubwiru bw'ubumana. Nta bwenge bw'ubumana bushobora kubusobanukirwa mu buryo bwuzuye, kandi umutima utaragizwe mushya ntushobora kubusobanukirwa na hato. Iyobokamana ya Bibiliya ni ubwiru bw'ubumana. Nta bwenge bw'umuntu bushobora kubusobanukirwa mu buryo bwuzuye, kandi umutima utaragizwe mushya ntushobora kubusobanukirwa na hato. Kwigishwa n'Imana. Abasore ntibazaba abanyantege nke mu bitekerezo cyangwa ngo babe imburamumaro kubwo kwiyegurira umurimo w'Imana. Kuri benshi, uburezi busobanuye ubumenyi bwo mu bitabo, ariko kubaha Uwiteka ni ishingiro ry'ubwenge. Imigani 9:10. Umwana muto ukunda Imana kandi akayubaha ni uw'agaciro gakomeye mu maso hayo, kuruta umuntu ufite impano zihanitse kandi wize cyane usuzugura iby'agakiza ke. Abasore begurira Imana imitima yabo n'ubugingo bwabo baba bihuza na soko y'ubwenge bwose no gukomera kose. Abasore nibigira ku mwigisha wo mu ijuru nk'uko Daniyeli yabigenje, bazamenya ko kubaha Uwiteka ari ishingiro ry'ubwenge koko. Igihe rero bamaze gushinga urufatiro ruhamye nk'uko Daniyeli yagenje, bashobora guhindura amahirwe yose bafite bakayabyaza umusaruro ukomeye, kandi bashobora kuzamuka bakagera ku rwego ruhanitse urwo ari rwo rwose mu byo bageraho mu by'ubwenge. Kubwo kwiyegurira Imana no kuba barindwa n'ubuntu bwayo n'imbaraga y'umwuka wayo wera, bazagaragaza imbaraga z'ubwenge zimbitse kurusha uko abantu bakunda iby'isi. Kwiga ubuhanga buhanitse wifashishije ubusobanuro abantu babushyizeho ni uguhabwa uburezi bupfuye. Kumenya Imana na Yesu Kristo wayatumye ni ukumenya ubuhanga buhanitse Bibiliya yigisha. Abatunganye mu mutima babona Imana mu cyiza cyose no muri buri rwego rw'uburezi nyakuri. Babona kurasa k'umucyo urabagirana uturuka ku ntebe y'ubwami bw'Imana. Ijuru rizajya rivugana n'abazagundira imirasire ya mbere y'ubwenge bw'iby'umwuka. Abanyeshuri mu mashuri yacu bakwiriye gufata ko kumenya Imana biruta ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Ubu bumenyi bushobora kugerwaho gusa kubwo gucukumbura ibyanditswe byera. Ijambo ry'umusaraba ku barimbuka ni ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa n'imbaraga z'Imana. Kuko byanditswe ngo, nzarimbura ubwenge bw'abanyabwenge n'ubuhanga bw'abahanga nzabuhindura ubusa, kuko ubupfu bw'Imana burusha abantu ubwenge, kandi intege nke z'Imana zirusha abantu imbaraga. Niyibaha kuba muri Kristo Yesu waduhindukiye ubwenge buva ku Mana no gukiranuka no kwezwa no gucungurwa, kugira ngo bibe nk'uko byanditswe ngo, uwirata yirata Uwiteka.
amen. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya mbere umurongo wa 18 kugera kwa 31. Nshuti bakundwa, mbibutse ko turi gusoma igitabo ubutumwa ku basore, tugeze ku cyigisho cya 57 gushyiraho urugero ruhanitse. Imana yifuza ko dukoresha amahirwe yose tugira kugira ngo twitegure gukora umurimo wayo. Yiteze ko dushyira imbaraga zacu zose mu gukora umurimo wayo, kandi imitima yacu igakomeza kuzirikana kwera kwawo n'inshingano ziwurimo zikwiriye kubahwa. Abantu benshi bujuje ibyangombwa byo gukora umurimo w'indashyikirwa bakora bike cyane bitewe n'uko bagerageza bike. Abantu ibihumbi byinshi banyura mu buzima nk'aho badafite umugambi uhanitse utumye bariho, nta n'urugero ruhanitse bashaka kugeraho. Impamvu imwe ibibatera ni uko bipfobya. Kristo yishyuye igiciro kitagerwa ku bwacu, kandi dukurikije igiciro cyishyuwe yifuza ko twiha agaciro. Ntukanyurwe no kugera ku rwego rwo hasi. Ntabwo turi uko twagombye kumera, cyangwa ngo tube uko Imana yifuza ko twagomba kumera. Imana yaduhaye imbaraga zo gutekereza, ntiyashatse ko izo mbaraga zabaho ntacyo zikora, cyangwa ngo ziyoberezwe mu gukurikiza iby'isi bibi, ahubwo zatangiwe kugira ngo zitezwe imbere mu rwego ruhanitse, zitunganywe, zezwe kandi zihabwe agaciro, ndetse zikoreshwe mu guteza imbere inyungu z'ubwami bwayo. Mushikame ku bumuntu bwanyu. Nta muntu n'umwe ukwiriye kwemera kuba nk'imashini ngo akoreshwe n'ubwenge bw'undi. Imana yaduhaye ubushobozi bwo gutekereza no gukora, kandi kubwo gukorana ubushishozi ndetse ukayisaba ubwenge, uzashobora kwihanganira ibikuremerera. Shikama ku bumuntu Imana yaguhaye, ntukabe igicucu cy'undi muntu. Iringire ko Uwiteka azagukoreramo kandi akagukoresha. Ntuzigere utekereza ko wize bihagije, kandi ko noneho ushobora kureka gukoresha umuhati wawe. Ubwenge buhugutse kandi butyaye nibwo gipimo cy'uwo umuntu ari we. Kwiga kwawe gukwiriye gukomeza mu gihe cyose cyo kubaho kwawe, kandi ukwiriye kwiga buri munsi ndetse ugashyira no mu bikorwa ubwenge wungutse. Ibuka ko umwanya wose ushobora gukoreramo uba ugaragaza impamvu igutera gukora kandi ukuza imico. Uko umurimo wawe waba uri kose, ukore neza, ushyireho umwete, usinde umutima wo gushaka gukora umurimo woroheje. Umurimo umuntu akoranye umutima we wose, wa mwuka n'amahame umuntu ashyira mu murimo we wa buri munsi bizaninjizwa mu buzima bwe bwose. Abantu bifuza umurimo bakora nk'icyate bahawe, kandi bakifuza umushahara runaka, ndetse bakifuza kuzagaragaza ibyo bakoze bihuje gusa n'ibyo babwiwe, nta kintu barengejeho cyangwa icyava mu bwenge bwabo. Bene abo si bo Imana ihamagarira gukora umurimo wayo. Abantu biga amageza yo gutanga bike cyane bishoboka by'imbaraga zabo z'umubiri, z'ubwenge n'iz'imico mbonera, bene abo si abakozi Imana ishobora gucuncumuriraho imigisha myinshi. Urugero batanga rwanduza abandi. Kwishakira inyungu nizo mpamvu zibatera gukora. Abantu bakenera gukorera ku jisho, kandi bagakora nk'aho inshingano bahawe ari iyavuzwe gusa nta kindi bongereyeho. Bene abo si bo bavuga ko ari abagaragu beza bakiranuka. Hakenewe abakozi bazagaragaza umuhati, ubudahemuka no kudakebakeba, abakozi bafite ubushake bwo gukora ikintu cyose gikeneye gukorwa. Abantu benshi babimbura umumaro bitewe no guhunga inshingano, biterwa n'ubwoba bagira bw'uko batazazishobora. Kubw'ibyo ntibashobora kunguka ubwenge buva mu bunararibonye, kandi bene ubwo bwenge ntibashobora kubuhabwa no gusoma no kwiga ndetse n'ibindi byiza byose bageraho. Umuntu ashobora guhindura ibibaho, ariko ibibaho ntibikwiriye kwemererwa guhindura umuntu. Dukwiriye gufata ko ibibaho ari ibikoresho twifashisha ngo dukore. Tugomba kubitegeka, ariko ntidukwiriye kwemera ko bidutegeka. Abantu b'abanyembaraga ni abigeze kurwanywa, kunanizwa no kubangamirwa mu migambi yabo. Kubwo gukoresha imbaraga zabo, inzitizi bahura nazo zizabazanira imigisha. Barushaho kugwiza kwikomeza. Amakimbirane n'ibihagarika umutima bisaba ko umuntu agaragaza kwiringira Imana, kandi akagira kwa gushikama gutuma umuntu agwiza imbaraga. Gukoresha ubuzima ibihambaye. Nubwo kwiga amashuri meza ari inyungu ikomeye, iyo bihujwe no kwiyegurira Imana nk'uwayize,
Abataragize amahirwe yo kugera mu mashuri ahanitse ntibakwiriye gutekereza ko badashobora gutera imbere mu by'ubwenge n'iby'umwuka. Nibakoresha neza cyane ubwenge bafite buri munsi, bagashaka kugira ikintu bongera ku bwenge bafite, kandi bagatsinda kwinangira kose kwa kamere yabo, babinyujije mu kubaka no gukuza imico nk'iya Kristo babishimikiriye, Imana izabagomorera imiyoboro y'ubwenge. Bazashobora kuvugwaho nk'ibyavuzwe ku ba kera byerekeye abana b'Abaheburayo ngo Imana yabahaye ubwenge no kumenya. Amen.